Haleluya. Birakwiriye ko uhaguruka mu ijwi ryawe, birakwiriye ko mu rurimi wahawe, birakwiriye ko mu mpano yo kwandika, birakwiriye ko mu kuririmba kwawe, birakwiriye ko ubutumwa bwose wahawe uhaguruka ukaburokoresha abari inyuma yawe, kuko wowe uri imfura. Uyu munsi Yesu arakubwira ko nabo baracyahari bavuga rwose Yesu ni inshuti yacu, Yesu ni uwera, Yesu ni iki, ariko kamere wibuke ko uyu yarashwe mbere yo kozwa ibirenge. Haleluya. Aba turabafite barahari, bagiye kuri Yesu bagiye gushaka imigati, bagiye gushaka icyubahiro, bagiye gushaka amafaranga, bagiye gushaka. Imana iturengere. Igihe cyose umuntu niba akubwiye amafaranga, menya ngo yamaze kuguta mu kagozi, yamaze kugusukaho umwuka wa Yuda. Data, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose, mwami Imana abishimire. Ndabizi ko mudukunda, ndabizi ko mudukurikira, ndabizi ko mwigomwa byinshi mukaza kuri Second Chance Ministry kugira ngo mudukurikire. Umwami Imana abibibukireho uko bwije nuko bukeye. Ndakira nawe uje ari ubwa mbere, wumve ko tukwishimiye. Amahoro y'Imana n'abane nawe, komeze twishimire. Hano ni muri Second Chance Ministry Imana yaduhaye y'amahirwe ya kabiri, kuko hari andi menshi twari tumaze gutakaza. Ni byinshi cyane byagiye bituma dutakaza amahirwe, ariko uyu munsi turacyafite ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Nzi ko nawe wamaze kugera aha wiyakira uvuga uti wow, mpawe andi mahirwe. Imana ibaha umugisha rero. Amazina yanjye ni Mukamurenzi Zulfati, kubambonye bwa mbere Miriam Deborah, akaba ari njye uhagarariye iyi Second Chance Ministry. Iyumvemo ikaze. Nari maze iminsi ndimo gusenga, hari byinshi nari ndi gusengera. Muri ibyo rero harimo ibyo tugiye kuganira, harimo message yawe, harimo ubutumwa tugiye kuganira kugira ngo wumve kandi urusheho kumva icyo Mwuka Wera atwifuzaho. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ku gice cya 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Murabizi ko benshi turimo turitegura Pasika. Ubu turi kuvugana, turi ku wa 4 mutagatifu. Wa 4 Yesu yabanje, mbere y'uko apfa, yabanje gutegura abagiye gutuma. Buri muntu wese rero aba yaratumwe mu buryo bwe. Buri wese Imana iba yaramuhamagaye, ikaguhamagara inyuze mu nzira nyinshi, ariko icyo yakoze gusa yaraguhamagaye, kandi urangije uraza uramwemera, uramwumva, uramwitaba. Nyuma y'uko rero umaze kumwumva no kumwemera, hakurikirwaho gutumwa. Na Yesu yageze muri iyi si, arabanza ajya mu nda y'umwari Mariya, aravuka, aza muri iyi si, aravuga ubutumwa, aragenda. Urugendo rwamutwaye imyaka 30 kugira ngo abashe gusohoza icyari cyaramuzanye muri iyi si. Iyo turi kwibuka rero Pasika cyangwa se twizihiza uyu munsi, ntabwo ari uko bivuga ngo iba mu kwa 4 n'icyoya, ni igihe abantu bashatse gushyiraho kugira ngo ikimenyetso tujye duhora twibuka. Ariko ubundi Pasika ni umunsi mukuru ukomeye. Ngewe nkanjye nemera ko ari wo munsi ahubwo nakijije mukuru kurenza iyindi minsi yose, kuko ni wo munsi umwami wanjye yaje kungira uwo ndiwe. Yaranyigishije, arantoza, arangeza hangeza kugira ngo nampfire noneho mbashe kuzuka ndi muzima. Uyu munsi ni wo unyibutsa ko uwo ndiwe ngewe Deborah, cyangwa se nawe uwo ndiwe, nuko hari umwami wemeye kuza gupfa cyangwa se akababazwa, agatotezwa, agakubitwa, akabaho nabi, kugira ngo uyu munsi mpinduke muzima, yaba mu mubiri ndetse no mu bugingo, kuko akenshi ubugingo nibwo bugaburira umubiri. Iyo umaze gukira mu bugingo n'umubiri uhinduka muzima.
hano rero ijambo ryatubwiye ngo umunsi wa pasika utarasohora, Yesu amenya ko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri si. Imana ishimwe. Hano ijambo ryavuze ngo yaraje koza abigishwa be, haleluya, ngo aboze ibirenge. Yari amaze kubona ko igihe amaze abigisha ari icyo, igihe ibyo yabigishije noneho igihe kigeze kugira ngo abihorere ajye kureba ibyo yabigishije. Mwene data rero turi kumwe, buri muntu wese afite uburyo yabonyemo Yesu, uko bahuye n'aho bahuriye. Uyu munsi mu masengesho nari ndimo nje kukubwira message kubwira ngo hari uwo Yesu yakugizewe, hari uwo Yesu akwifuzamo, ibyo yakunyujijemo naho yakunyujije kugera uyu munsi umuhamya ngo naramubonye, koko naramubonye. Igihe kirageze kandi kirasohoye rero kugira ngo nawe utangire umubwira abandi mu buryo bwose bugushobokeye. Ntabwo ari igihe cyo guceceka. Iyi pasika nje kukubwira ngo message Imana yampaye si igihe cyo guceceka, si igihe cyo guceceka, si igihe cyo kwicara, si igihe cyo gutuza, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo uhereye kuwo mu nzu yawe, uhereye ku muturanyi, uhereye ku mudugudu urimo, uhereye hirya no hino, uhereye mu gihugu, uhereye mu mugabane, ku rurimi wumva, ku rurimi uvuga, mu bushobozi ufite bwo gukora ururimi, mu bushobozi ufite bwo guhaguruka ukagenda, ni igihe cyawe gisohoye kugira ngo abantu bose bamenye Imana yawe ukoresheje imbaraga zose ufite. Iyi mu masengesho nari ndimo data yanganirije atyo, ni igihe cyawe gisohoye kugira ngo buri muntu wese amenye Imana ukoresheje uburyo bwose. Uyu munsi Imana yaguhaye, muri ubwo buryo bwose Imana yaguhaye uraza kubifashishwa n'ikintu kimwe cyitwa guca bugufi. Yesu koko waramwemeye, Yesu waramwemeye, umaze kumwemera uramukurikira, uramwumva, waramwigishijwe, waramubonye, kugeza igihe wowe ubwawe nta wundi muntu ubikubwiye ufite ibihamya. Uyu munsi ndimo ndavugana n'umuntu, kuko hari n'uwakijijwe ejo bundi, ndimo ndavugana n'umuntu rero uhagaze ufite ubuhamya. Uwo ni Imana yantumyeho, uvuga ngo Yesu wanjye naramubonye. Haleluya. Mama, papa, musore, mukobwa, ni message Imana yakumpayeho narindi. Niba koko Yesu wawe waramubonye, igihe kirageze. Yesu nawe amenya ko igihe cye kigeze kugira ngo abashe gusubira kwasi. Bariya yarari gutoza abanze agire gute, aboze ibirenge. Yesu ngo arangije ngo urukundo yakunze abari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza ku mperuka. Yesu ntazigera tureka, nubwo waba uri mu ntambara, nubwo uyu munsi waba uri mu kigeragezo gikomeye, yambwiye ngo nze nkubwire ngo ntigeze akureka, aracyagukunda kugera hehe, ku mperuka. Nubwo uyu munsi uhagaze mu ntambara, ariko ibuka ko wigeze kumubona. Nubwo uyu munsi uhagaze mu kigeragezo runaka, ariko wigeze kumubona. Haleluya. Nubwo uyu munsi hari ibintu uri kubona bidasobanutse, wigeze kumubona. Iki ni igihe rero kugira ngo aho hantu hasohoke, ni igihe kigeze kugira ngo ya Mana wavuze uhaguruke, unyujije mu guca bugufi, imbaraga zose ushoboye, ururimi rwose ufite, ubutware bwose ufite wakoresha kugira ngo Imana yawe igaragare. Iyi niyo pasika Imana igushakaho. Haleluya. Iyi niyo pasika Imana igushakaho. Wibuke mu kuva niho 12 niho Imana yabwiye Mose ngo ugende ubwira Abisiraheli banyuze ikimenyetso ku mazu yabo, banyuze ikimenyetso ku mazu yabo, ngubwo ndaza nje kuhanyura. Haleluya. Ubwo ndaza nje kuhanyura, ntabwo inyonzi iriho ikimenyetso ndi buyirimbure, ahubwo ndajya kurimbura hehe, abana b'imfura bo muri Egiputa. Haleluya. Uyu munsi ntabwo Imana iri kubwira uwavutse uyu munsi, iri kubwira imfura. Sinzi uwo ndi kubwira, ariko birashoboka ko ari wowe Imana yabashije guhagurutsa ukayibona ukabura umwana w'imfura. Hari abandi bana b'imfura bo muri Egiputa
banze kumva, binangiye imitima bo kwa Farawo. Wirebera kuri bariya. Ndimo ndabwira umuntu wavuze ngo ngiye Imana yanjye narayibonye, iyi message Imana yampaye ni wowe iri kubwira kugira ngo unyuze. Murabizi ko ikimenyetso cy'amaraso Imana niyo yavuze ngo mukinyuze ku mazu yanyu. Ntago yigeze ivuga ngo mujyane mu byumba. Ntago yigeze ivuga ngo muze gusiga muri saro. Oya, yavuze ikimenyetso cy'amaraso mugishyire aho ndi bunyure ndeba. Haleluya. Aho ndi bunyure nkahanyura nkareba. Imana rero ashaka wowe aho hagaragara kuri bareba bakubona hari ikimenyetso cy'amaraso ugomba kugira gute kumena kugaragaza. Wibuke ko Imana rero yababwiye ngo mugende mubanze mwibagira umwana w'intama mu murye rwose, ni mu murya wese mu mumare, ngo buri wese nuko inzu y'ingana n'abari muri iyo nzu yawe ntihagire ikintu na kimwe musigaza. Ntago Imana mukandi mubona bidashoboka mutumireho n'abandi. Haleluya. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo iki nigiye kugira ngo ya Mana wamenye ya indi wariye ukayirya ukayimira ukayisobanukirwa muri cya kibazo, ukayibona Yesu agukuyemo, ukabona Yesu akugiriye neza. Yantumye ngo nze nkubwire ngo siga amaraso aho abantu bose bagiye kubona Imana yawe mu mbaraga zose. Mbisubiremo, mu rurimi rwose ushoboye, mu mafaranga yose byagutwara, mu kiguzi cyose, mu bushobozi bwose, mu ijwi wavugisha. Ariko iyi niyo Pasika Data wa twese akwifuzaho. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hano Imana iratwereka abantu babiri. Iratwereka umugabo witwa Yuda, iratwereka umugabo witwa Simoni. Aba ni abantu bakwiye kugushushanyiriza uburyo yose atwoza ibirenge. Nubwo atwoza ibirenge ariko turimo abantu babiri. Ni wowe uri uvuga uti se bundi nduwuhe? Imana ishimwe. Ngo bakirya ibyo kurya bya ninjoro, aba ni abantu bemeye Yesu. Nibo babandi turi kumwe nabo dusenga, twarabyemeye rwose, twamanitse ikiganza, Yesu turamwemeye, ni umwami n'umukiza, turamwakiriye mu mutima. Nta nubwo twasubiye mu kabari, nta nubwo twagize gutya, ariko hariho kumwemera tukagendana. Ariko twagera kugendana nawe ntitumugire gute, ntitumwigireho. Hariho kumwemera tukagendana ariko ntitumwumvire. Hariho kumwemera tukagendana ariko ntitumwigane. Mana ishimwe. Pasika Imana rero iri kugushakaho, kandi uko twese turaho nyamara tworogejwe ibirenge. Hano rero havuze ngo bakirya ibyo kurya bya ninjoro, Satani yari yaramaze koshya umutima wa Yuda wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana ko asubira kuri yo. Amen. Waba ukorera Yesu by'ukuri, waba utamukorera neza by'ukuri, uyu munsi ugomba kubanza ugasobanukirwa ko wayivuyeho, ni nayo uzagira gute, uzasubiraho. Ahubwo icyo Imana igusaba uhagaze uti. Haleluya. Uyu mugabo witwa Yuda ngo bari bamaze kurya ni ryari? Ni cyagiye twumva ijambo, ni cyagiye twumva ibyo Imana yatubwiye, ni cyagihe wumvishe hari aho ugejeje. Ngo ariko nubwo yari amaze kurya ngo yararashwe, yamaze koshywa mu mutima. Mana ishimwe. Yagendanaga na Yesu, yaramwakiriye, ariko yamaze koshywa mu mutima. Mana yacu turengere cyane. Hano jambo kuri 3 ngo Yesu amenye ko yamweguriye, kandi aravuga ngo ahagurukaho aho yariraga yiyambura umwitero. Yari yamaze kubisobanukirwa. Amen. Uyu munsi ndimo ndashaka kuvugana nawe, niyo message wowe Imana yambwiye. Wowe uri kunyumva uzi neza ko wabonye Yesu. Iki ni igihe ngo wiyambure, ukore nk'uko Yesu yakubwiye. Wiyambura umwitero, ugende nawe uce bugufi, waguruke mu bushobozi bwose ushoboye, ukoreremo Imana. Amen. Iyambura umwitero, yenda igitambaro cyaragikenyeza, ahera ko asuka amazi kumbe, atangira koza ibirenge by'abigishwa be no kubihanaguza cya gitambaro yakeneye. Nuko yegera Simoni, nawe aramubaza ati databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Uwo ni Simoni nakubwiye. Hari Yuda, hari na Simoni. Simoni ntabwo yarashwe mbere,
Simoni ni umugabo witwa Petero. Imana yavuze ngo nzakubakaho itorero. Igihe Simoni yahishurirwaga Kristo wariwe. Amen. Aba ni abantu babiri, Petero wivugira gutya, ariko imbere muri we hari huzuyemo urukundo rukomeye cyane. Iyi Pasika rero data ari kugutumaho, arashaka banza we azi mu mutima burya arahazi. Yuda ntiyavugaga, ntiyaracecetse, ariko mu mutima hari huzuyemo ubugome bwa Satani, hari huzuyemo amosha. Haleluya. Hari huzuyemo amosha akomeye. Imana ishimwe. Nyamara nubwo hari huzuyemo amosha, yari acyambaye ikanzu nka ya yindi, yari akigendana na Yesu bakamubona, yari agiterana, yari akivuga haleluya, yari agivuga Yohana na Petero, yari akivuga itangira n'ibyahishuwe, yari arimo, ariko mu mutima we hari harimo amosha ya Satani. Petero wivugira gutyo, ariko mu mutima we hari harimo urukundo rukomeye. Pasika rero Imana irashaka urukundo rwawe. Ntushobora kuba waremeye Yesu mukagendana, urukundo rwe koko ufite ruragaragarira mu kumwigiraho. Icyo wamwigiyeho tukakibona, kumwumvira no kumwigana, nibyo biri bwerekane ko koko Yesu ari muri wowe. Niba Yesu yarawogeje abantu nawe ukaboza, niba yaraciye bugufi nawe ukabikora, niba yarabwije abantu ubugwaneza ukabikora, niba yaratabaye abantu aho bikenewe ukabikora, niko kumwemera, niko kumwigiraho, niko kubugira gute. Uyu munsi turi kuvuga Pasika, hari uwakijijwe uyu munsi. Uyu munsi turi kuvuga Pasika, hari ukiri mu byaha. Uyu munsi turi kuvuga Pasika, ntago Pasika Yesu avuga ari yo kwambara umwenda mushya, ari yo kurya amafiriti n'ibiki, ari yo kurya amakoko n'inyama, ari yo gusohoka mukajya ku mabici, ari ibiki. Oya, Pasika Yesu avuga ni wowe w'imfura, ni wowe mwana w'imfura ugomba ugahaguruka igihe Yesu amaze kwigisha mu bigeragezo wanyuzemo, mu mbaraga wanyuzemo, ugahaguruka ugasohora rwa rukundo wari umufitemo. Haleluya. Rugasohoka. Yesu aramusubiza ati, hano niho Petero yavuze ngo nuko yegera Simoni, nawe yegera Simoni. Simoni aramubaza ati, databuja, ni ngombwa kunyoza? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramusubiza ati, reka da, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ibirenge, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Amen. Nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Bishaka kuvuga ngo wowe uri kunkurikira, umaze kumva ko nutemerera Yesu mugirana ubusabane, ntacyo muzaba muhuriyeho. Petero icyo yasabwaga ni iki? Yasabwaga kwemera Yesu, kumwemera. Yari yaramwemeye, kuko yamwemeye yamubwira ati nkurikira. Yaramwemeye. Haleluya. Kumwigiraho. Nutemera rero ngo unyigireho noza abantu, ntaho duhuriye. Nutanyumvira ngo nkoze, naho duhuriye. Nutigana ibindi gukora, naho duhuriye. Kuvuga gusa ngo uri umukozi wanjye uri iki, udakora nk'ibyo nge nkora, ntaho duhuriye. Niba ari ukoza, emera ibyo mvuze aba ari kubikora. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Yesu aramusubiza ati, uhagiye nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo ababoneye rwose. Imana iturengere cyane. Haleluya, haleluya. Aba bagabo ari we Yuda, ari we na Simoni, baradushushanyiriza twebwe turi kugendana na Yesu, tumaze iminsi tugendana nawe, twamumenye, twamwizeye. Ubutumwa ndi kuguha Imana yampaye ni wowe uzi imbere, kuko Yesu awareba mu mutima. Biradushushanyiriza umuntu w'ukuri ufite urukundo rw'ukuri koko, bikanadushushanyiriza wa wundi ugendana nawe ariko muri wowe afite ubugambanyi. Imana turengere cyane. Haleluya. Afite ubugambanyi bwo kugambanira Yesu, amugambanira mu buryo bwose bushoboka. Muri iyi minsi harateye, ndi gusenga, Imana yarabinsangishije, irabinganiriza, irambwira ngo mwamaganire kure. Haleluya.
n'icyo uri gukora kugira ngo wamagane ubutumwa buriho. Niba koko uzi ko Yesu yagukijije nta kiguzi utanze, n'icyo uri gukora papa cyangwa mama, musore mukobwa, niko Yesu yambwiye ngo nkubaze, n'icyo uri gukora mu bushobozi Imana yaguhaye. Yarakogeje n'ibyo, wari wanduye, wari usaga nabi, wari uhumanye, ntiwibuka ko wari uhumanye nawe akaguhumanura koza, yaciye bugufi cyane akakoza, nta kiguzi wamuhaye. Wowe urimo urakora iki? Haleluya. Birakwiriye ko uhaguruka mu ijwi ryawe, birakwiriye ko mu rurimi wahawe, birakwiriye ko mu mpano yo kwandika, birakwiriye ko mu kuririmba kwawe, birakwiriye ko ubutumwa bwose wahawe uhaguruka ukaburokoresha abari inyuma yawe, kuko wowe uri imfura. Hari abandi rero b'abana b'imfura bamaze gupfira hariya. Wibuka uyu mugabo witwa Yuda muri we yagendanaga na Yesu, ariko muri we kamere cyangwa inyota y'amafaranga ntabwo yari yaracitse. Uyu munsi Yesu arakubwira ko nabo baracyahari bavuga rwose Yesu ni inshuti yacu, Yesu ni uwera, Yesu ni iki, ariko kamere. Wibuke ko uyu yarashwe mbere yo kozwa ibirenge, yarashwe mbere. Haleluya. Aba turabafite, barahari, bagiye kuri Yesu bagiye gushaka imigati, bagiye gushaka icyubahiro, bagiye gushaka amafaranga, bagiye gushaka. Imana iturengere. Igihe cyose umuntu niba akubwiye amafaranga, menya ngo yamaze kuguta mu kagozi, yamaze kugusukaho umwuka wa Yuda. Uyu mwuka nta handi, wowe birakubwira ko uri kubohoka, ariko ntabwo uri kubohoka, ahubwo ari kukubohesha uwundi mugozi. Ese umuntu w'Imana turi kumwe ko ari cyo Imana yakuntumyeho, niba koko warabonye Imana yawe igukiza, wakoze iki kugira ngo ubwo buryo Imana yagufashije aho nsi uri mu cyumba ya maraso yashyira ahagaragara, ubwo Yesu arahanyura amenye ko urimo kwamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Mu buryo bwose ushoboye, yewe mwana w'imfura, yewe mwana umaze kwiga, haguruka. Iyi niyo Pasika Imana igushakaho. Igihe kirasohoye. Igihe ni iki kugira ngo umwana w'intama ari we Yesu, amaraso yagaragare ko koko wamuriye. Imana ishimwe. Reka tuganire ijambo ry'Imana hano muri Yohana, duhere kuri 31. Aravuga ngo batarahagera abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha akira ufungure. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Haleluya. Mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati, mbese hari umuzaniye ibyo kurya? Yesu arabasubiza ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Amen. Ibyo nibyo byo kurya bya Kristo. Niba kuko tuvuga Kristo, tukaba tumuvuga kandi dushaka ko hari ibindi bazana kugira ngo twebwe tugire ikintu dukora, aho ntubona ko mu mitima yacu turimo turagambana. Hano yabivuze neza Yesu ku 10, Yohana 13:10. Aravuga ngo Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Hari icyo bita point d'interrogation cyangwa se akabazo. Namwe muraboneye, ariko si bose, si mwese. Icyatumye avuga atyo ati ntimuboneye mwese, nuko yarazi ko uri bumugambanira ari we. Yarazi neza uri bumugambanira. Amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara, arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye ibi? Munyita shobuja n'umwigisha. Ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Amen. Mu yandi magambo, uko naguhumanuye, uko nakubohoye, uko nakuzituye, uko nagukijije, uko nabigenjeje, nawe niko ugomba kubigenza. Imana ishimwe. Niba koko warakize, haleluya,
ugakira niko ugomba gukiza undi. Munyita shobuja nibyo koko, munyita so nibyo, ariko uko umubona mbibagiriye namwe niko mugomba kugira gute. Ntago mwari muboneye, ariko rwose ndabuhagiye kugira ngo mubonere. Imana iturengere cyane. Ndabuhagiye kugira ngo mubonere, ariko si mwese. Kubera iki? Yarazi umuntu muri we ufite inyota y'amafaranga, udafite inyota y'abana b'Imana. Pasika icyo Yesu yadupfiriye itwibutsa ipfa rye, icyo yadupfiriye akanazuka. Haleluya. Yarazutse kugira ngo tubone ubugingo. Haleluya. Niba umuntu ashobora kukubwira ngo uyu munsi kugira ngo ukire nuko utanga ikiguzi runaka, ahubwo se we yaba yaratanze ikihe? Aho ntubona ko uriya mwuka wa Yuda uriho urazerera kugira ngo uturangirize mu kagozi, twibwira ko turimo turabohoka, nyamara turi kurushaho kubohwa. Niba wowe Imana yaragukijije nta kiguzi utanze, gerageza wohereza ubutumwa n'undi akire ntacyo atanze. Ubuhamya bwawe bwakiza umuntu ntacyo atanze. Wihaguruka ngo ugende gusa vuga. Hari abantu bakeneye kumenya ukuri. Haleluya. Hano yabivuze neza, aravuga ngo ibyo kurya byanjye ni ugukora. Amen. Umukozi w'Imana, igihe wakoze ibyo Data ashaka nibyo byo kurya. Yesu afite ukundi agutunga. Ntabwo agutunga kuko wabwiye umuntu ngo nazane. Abisi niwe bavuga ngo zana tukugirire gutya. Ariko mu gihe Yuda agiye kugurisha umwana w'Imana, yaravuze ngo mubanze mumpe ibiceri mbanze kumubagezaho. Haleluya. Reka mbabwire bene Data turi kumwe, umwenda waratabutse kugira ngo buri wese agire gute yigerereyo. Amen. Nta kiguzi na kimwe ushobora gutanga kugira ngo uhure na Yesu. Uyu munsi wowe w'imfura ni wowe Imana iri kubwira, kugira ngo mu mbaraga zawe, niba hari ubutunzi bwawe wakoresha kugira ngo ubutumwa bw'ibyo Imana yagukoreye bugere hirya no hino, koresha imbaraga ariko usenye abari mu mwuka wa Yuda. Koresha ijambo ryawe, koresha ururimi wize, koresha imbaraga wahawe, koresha ubutware wahawe, koresha ijambo wahawe, koresha icyo wahawe, hama abana b'Imana babohoke. Haleluya. Uko niko Imana yambwiye ngo nze nkubwire. Wikwicara, wiceceka. Imana yari koza Petero ibirengera amuga ngo nzakubakaho itorero. Ni wowe Imana yubatse itorero. Ayo mafaranga agomba kubaka itorero. Iryo jwi ryawe rigomba kubaka itorero. Itorero ninde? Itorero n'uriya mwana w'Imana uri kwaka ikiguzi. Itorero n'uriya mwana w'Imana uri murazirikwa. Itorero n'uriya mwana w'Imana wewe warabohotse nibyo. Haleluya. Wewe warabohotse, ariko igihe kirageze kugira ngo uhaguruke mu mbaraga zose ushoboye, ubohora abana b'Imana. Nibwo butumwa Imana yaje kumbwira. Iki ni igihe kugira ngo wewe w'imfura, uyu munsi rero ari wowe wakanokozwa ibirenge, wogejwe ibirenge uhinduka uriwe, wogejwe ibirenge ubu ukomeye, wogejwe ibirenge ukandagira muri icyo gihugu, wogejwe ibirenge uhindurirwa izina, wogejwe ibirenge. Gira icyo ukora kugira ngo n'abandi bozwe ibirenge. Mana yacu turengere. Haleluya. Gira icyo ukora, Mana turengere cyane. Nongere mbabwire ngo kugendana na Yesu hariho kumwemera. Iyo wamaze kumwemera, abantu bose twaramwemeye rwose, ariko habaho no kumwigiraho. Habaho no kumwumvira, habaho no kumwigana. Niyo mpamvu Yesu yasoje avuga ngo abanjye muzabwirwa n'imbuto zabo. Iyo ibyo byose wamaze kubyuzuza, nibwo urubuto rugira gute rusohora. Babandi rero wa undi uba wararashwe, imbuto ye nayo twarayibonye yarangirije mu mugozi. Hari ijambo ryiza sebukwe wa Mose yabwiye Mose, aramubwira ngo genda utoranye abandi bantu, genda ubatoranye nurangiza ubanzanire.
ubazamura imbere y'Imana, ugenda usenge. Mose ngo yegere Imana ye biri kumubwira ati ibyo yakubwiye ni ukuri, genda uzane abo bantu 70 hama mbasukeho umwuka ukuriho. Haleluya. Bene data, Imana yantumye nkubwire ngo umwuka ukuriho niwe Imana iri busuke ku bantu. Niba Imana yaragukirishije ubutunzi, koresha ubutunzi ariko ubutumwa bwiza bugere ku isi hose. Niba Imana yaragusukishije ururimi, koresha muri ubwo rurimi rwawe ubutumwa bugere hose. Umwuka ukurimo, haleluya, umwuka ukurimo uricecekeye, ariko abariho umwuka w'ubujura n'ubusahuzi barimo baraniga abana b'Imana, bariho barababoha. Nyamara wowe uracecetse ngo warayibonye, nyamara wowe uratuje ngo warayibonye, ngo ejo bundi ndi kuri Pasika nzateka, nzabaga amahene, nzagira gute. Ntabwo ari byo Yesu ashaka. Pasika nuko ubwira umuntu ko hari undi muntu ukabwira abantu Imana ibohora, ukabwira abantu Imana ikiza. Rero ndashaka kukubwira ngo igihe ni iki kugira ngo iki kigeragezo wavuyemo gikure mu ndi. Igihe ni iki kugira ngo umubabaro ukure mu ndi. Igihe ni iki ngo Yesu nawe arabimenya ko igihe cye kigeze rwose, kigeze. Igihe ni iki kugira ngo mu mbaraga zose wahawe, haleluya, tubone uwuriwe, tubone umwuka. Yesu aratuzi, aranzi nawe arakuzi. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa ngo ariko ntago muboneye rwose mwese. Ni igihe rero kugira ngo nubwo yatwogeje ibirenge, iki gihe turimo cyo kwezwa, noneho tugaragare neza abo turibo. Ntago muboneye rwose mwese, ntago muboneye rwose mwese. Ngo Yesu ngo ibyo yabivugiye ngo kuko yarazi uri bumugambanire. Haleluya. Va muri babandi bagambanira Yesu, nurangiza ube muri babandi bubakwaho itorero. Kubitorero si pasiteri, kubitorero si bishop, kubitorero si iki, kubitorero no gukora ibyo wagutumye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ibyo kurya byanjye ngo no gukora ibyo wantumye. Haleluya. Yesu yadutumye kubwira abantu ubutumwa bwiza. Yesu yadutumye kubwira abantu ukuri kwarangiza kukababohora. Haleluya. Ibyo nibyo Yesu yadutumye. Ibyo rero niko kubohoka kwawe. Mwene data nayindi ukwibutsa nkubwira ngo iyo niyo message Imana yampaye ngo nze nguhe. Igihe cyose narindimo gusenga, Imana yambwiye ngo mu bushobozi bwose ufite, mwijwi ryose ufite, mu mbaraga zose ufite, mu butunzi bwose ufite, kora icyo ugomba, kora igishoboka cyose ubutumwa bwiza bugere hirya, bwira abantu ko hari Imana ibohora. Wabwiza ukuri kurababatura. Imana yacu rero iduhana umugisha. Mwibutse ko kwemera Yesu gusa bidahagije. Kumwemera ngo Yesu niwe mwami n'umukiza ntago bihagije. Kumwemera hagomba kwiyongeraho kumwigiraho. Ibyo wamuboneho byose ukayimwigiraho. Warangiza ukanamwumvira. Ibyo yavuze byose ukabyumvira. Warangiza ukamwigana. Ibyo yakoze byose nawe ukabikora. Imana iguha umugisha kandi ugire Pasika nziza. Reka dusenge. Urakoze Imana Data, urakoze se umwami wacu Yesu. Nushimwe kandi ushyirwe hejuru. Aka kanya turi mu bo wogeje ibirenge mwami. Turakwinginze Data njye n'ubwoko bwawe. Tube muri babandi mwami wishimira, tube muri babandi ubutumwa mwami ndabubwiye ubwoko bwawe. Mwuka wera n'ubuherekeze kuri nzi ko hari umwe cyangwa babiri wahagurukije kugira ngo ubu butumwa bugiraho bubageza. Mu izina rya Yesu Kristo, reka utanga imbaraga zo kugira ngo bugere hirya no hino. Reka utanga imbaraga kugira ngo wa wundi mwami wari waragiye umugozi aka kanya ijambo ryawe rigende rimubohore, abohoke rwose mu izina rya Yesu. Ibyo byose ubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Hariho bariho umwuka wa Yuda, uwo mwuka turawamaganye ku buzima bwacu, uwo mwuka turawusenye ku bana b'Imana, uwo mwuka turawishe. Umwuka mwami wo kuraswa mbere yo guhamagarwa, umwuka wo kurarikira iby'isi, uwo mwuka turawusenye kuko uri murasenya itorero, umurasenya abana b'Imana, uri murasenya umukumbi w'Imana. Turakwinginze ngo ukize itorero ryawe kubwo kuboko kwawe gukomeye, ubikore kubw'izina ryawe mu izina rya Yesu. Amen.